Liza na Nathalie ni abakobwa b'indimwe. Aba bakobwa rero barakundana cyane, babwirana byose ndetse rwose buri umwe wese ahora hafi y'undi, ntabwo wamenya yuko ari abavandimwe ahubwo wagira ngo ni inshuti magara. Liza rero ahita abaza Nathalie ati none se amakuru ya sheri wawe? Nathalie ati sheri wanjye rwose ubu ni uw'ahashize, ubu tuvugana nta musheri mfite. Liza rero nawe ahita amubwira ati nanjye nuko, twese ubu turi singo, ubu tuvugana, gusa nyine uyu mwaka ndawizeye, ndizera ko rwose uzadusigira ikintu cyiza. Ndi kwizera kandi ko ku munsi mukuru wa Noheli tutazawurya twenyine, tuzaba dufite abapere Noheli. Sinzi impamvu numva rwose mfite icyizere ko iyi Noheli tuzayirya twishimye. Nathalie ahita abwira Liza ati rwose nanjye ndabyizeye, kandi nyine nizere ko uyu mwaka uzatubera mwiza kurenza iyindi yose twaba twarigeze turya. Bahita rero bakubitana mu kiganza maze bati reka dukomeze twifatire ako kunywa, ubundi nyine ibyiza biri imbere. Ku rundi ruhande rero John ni umusore ukunda kuririmba cyane. Uyu musore aririmba neza, afite ijwi ryiza cyane, aba ari kwicurangira rero yicariye muri salo, afite umwana w'umuhungu w'imyaka 8. John rero aba ari kuririmba maze uyu mwana agatangira kumufata video, arabikunda cyane kuko akunda ukuntu papa we aririmba. Nyamara rero John we ntabwo akunda ko rwose ibihangano bye bijya ahagaragara, aririmba nyine nko kwishimisha. Amara kuririmba maze agasanga nyine wa mwana we yari ari kumufata video nk'ibisanzwe, ahita amubwira ati kandi wongeye kumfata video. Uyu mwana ahita aseka nta kintu na kimwe amubwiye, maze agahita yiruka akigira mu cyumba cye, ahita agenda rero agafata ya video aba yafashe maze akayishyira ku mbuga nkoranyambaga zose. Gusa nyine uyu mwana yandikaho ati avuga nyine amazina ye, mfite imyaka 8, papa wanjye rero nkunda ukuntu aririmba, nuko rwose adakunda ko ibintu bye bijya ahagaragara, ariko uyu munsi nifuje gusangiza inshuti zanjye ukuntu papa wanjye ari umuhanga n'ukuntu afite ijwi ryiza, mwese nyine muze kumbwira ukuntu mwabyumvise. Amara no kugashyira ku mbuga nkoranyambaga, aka kavideo karihuta cyane maze kakagera kure. Lucas ni umusore nawe rwose w'umushoramari, ni umusore uzi gukora cyane, ni umusore ufite amabizinesi menshi kandi rwose ufite icyo yagezeho. Uyu rero Lucas anagenda areba abantu nyine baba bafite impano, maze akaba ashobora kubatera inkunga, akabafasha nyine mu bihangano byabo, nawe nyine akamamariza muri ibi bihangano byabo. Sinzi ukuntu rero bari ku mbuga nkoranyambaga maze akabona aka kavideo k'uyu musore John, atangazwa n'ukuntu azi kuririmba, afite ijwi ryiza. Ahita ahamagara sekreteri we ati ngwino hano nkwereke, ati reba ukuntu uyu musore azi kuririmba. Sekreteri we ahita amubwira ati ubwo se si ba bandi nyine n'ubundi utangira gufasha ejo cyangwa ejo bundi bakaba barigendeye. Naho rero Lucas ahita abwira uyu umusekreteri we ati hoya, ntabwo ariko bimeze, uyu musore ntabwo nsanzwe muzi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rwose n'iyi video ntabwo ari we wayishyizeho, umwana we w'imyaka 8 niwe wamufashe video aranayipostinga. Biragaragara ko nyine uyu we adakunda kujya ku mbuga nkoranyambaga, nyamara rero uyu musore namufasha kandi nanjye nkabyungukiramo. Sekreteri ati none se urabona wabitekerejeho neza, urabona byamubyarira inyungu ndetse nawe bikakubyarira izindi? Lucas ati cyane cyane rwose ibi bintu byakora, ahubwo ngomba kugenda byihuse nkajya muri uyu mujyi atuyemo, maze nyine nkajya kuvugana nawe. Icyo gihe nyine nahita nanone nyura no kwa sister wanjye nawe nkareba uko ameze, kuko sister wanjye ari hafi kubyara. Sekreteri ahita amubwira ati nta kibazo rwose, reka ngutegurire rero ibyihuse ubundi rwose ugende. Ahita rero amukorera reservation y'itike y'indege, akanamushakira kado nyine agomba gushyira mushiki we. Ahita amuha igipupe cyiza cyane maze akamubwira ati iki ngiki ni icy'umwana wa mushiki wawe ugiye kuzavuka, hanyuma rero ibintu byawe byose biri muri ako kavarize, wakwihuta rwose maze ukajya nyine kureba ko ibyo gutekereza byacamo. Uyu musore ndetse rwose na sekreteri we aba ari inshuti ye, aba amubwira nyine ibintu byose, cyane cyane ko uyu mukobwa aba ari n'umukobwa w'umuhanga cyane.
Lucas rero ahita afata indege maze agahita ajya nyine muri uyu mujyi uba utuyemo John n'umwana we. Uyu mujyi kandi ni nawo ubamo Natalie ndetse n'umuvandimwe we Liza. Naho rero Liza ndetse na Natalie baba bibereye mu rugo, batangira rero gusubiramo nyine inkuru z'umusheri wa Natalie ukuntu byagenze. Liza rero ahita amubaza ati se mbwira sheri wawe byagenze bite? Natalie ati uzi uriya musore ibintu yankoreye? Ati yagiye muri dushe maze mfata telefone ye natangiye kuyitaba. Ikintu cyantangaje rero ni kimwe, uzi ko nasanze afite umukobwa muri buri mujyi. Ni ukuvuga ko yagiye ahantu aba afite umukobwa ugomba kumwakira kuri icyo kibuga cy'indege, nta nubwo rwose yamenya abasheri afite. Byarambabaje ku buryo yavuye muri dushe mpita amubwira ngo namve imbere, numvaga ntakeneye kongera kumureba. Liza rero ahita amubwira ati hangane rwose ndakumva. Bahita rero bigira mu kazi kabo nyine nk'ibisanzwe, bari gukora rero akazi. Natalie atangira kuririmba ya ndirimbo ya John, ahita abwira Liza ati ariko ni ukuri iyi ndirimbo nayikunze cyane, iyi ndirimbo iraryoshye, mbese waba wayumvise? Ese ujya wibuka ko uyu musore witwa John twiganye muri kaminuza? Twariganye rwose turatandukana turaburana. Natunguwe rero no kubona aka kavidewo k'indirimbo ye, gusa iyi ndirimbo rwose nayikunze iryoheye amatwi. Liza rero ahita amubwira ati wakunze indirimbo se cyangwa wakunze uyiririmba? Nyamara byose birashoboka. Naho Natalie ati hoya, ni indirimbo rwose nakunze kandi iraryoshye, nawe uri kubyumva ko iryoshye. Lucas we rero agera muri uyu mujyi agahita ajya kureba mushiki we. Birumvikana abakigerayo rero umushiki we akimukubita amaso aramwishimira cyane maze akamuhobera nyine, bigaragara ko aba amukumbuye, baba bamaze iminsi batabonana. Lucas ahita amubwira ati mushiki wanjye mwiza, noneho wagiye waba mwiza, gutwita birakubereye cyane. Mushiki we ahita amubwira ati yego ntwite inda y'amezi 6. Bahita bamuha karibu mu nzu rero. Amagambo aba ari menshi nyine yo kumubwira, kubera yuko yaba umugabo wa mushiki we ndetse na mushiki we baba bumvikana cyane. Mushiki we ahita amubwira ati usanze rero twari tugiye kujya mu bukwe, hari ubukwe nyine muri iyi karitsiye yacu kandi tugomba kubujyamo ndetse nawe tukajyana. Lucas ati hoya, ntabwo njya mu bukwe urabizi. Mushiki we ati uraduherekeza? Lucas ati ubwo se urumva ndi bujye mu bukwe nta muntu n'umwe mpazi? Abageni bose simbazi, urumva se ibyo bintu bishoboka? Mushiki we ati hano twebwe rero ntabwo ari uko biteye, nta muntu rwose ukwibazaho, ikindi kandi uraba uri kumwe natwe. Noneho ikirenze kuri ibyo, wa musore nyine ushaka nawe araza kuba ari muri ubu bukwe. Byaba byiza rero tujyanye, waza kubona n'umwanya wo kumuvugisha. Iyi karitsiye rero abantu bose baba baziranye, ndetse rwose Liza ndetse na Natalie nibo baba banateguye ubu bukwe, nibo baba babudekoye muri jaride ahantu buba bugomba kubera. Ikindi kandi Natalie ndetse na Liza baba ari inshuti cyane za mushiki wa Lucas, baba ari inshuti nyine z'iyi famiye, cyane cyane ko baba banaturanye, bose baba baziranye. Uyu mushiki wa Lucas rero ahita amubwira ati kandi rwose uramutse ugize amahirwe ukabasha gusinyisha John, waba ugize Imana, kubera ko uriya musore ni umuhanga cyane guhera na kera, kandi ntugire ngo ni iby'ubu ngubu gusa, ntabwo yigeze ashaka yuko impano ye yajya ku mugaragaro. Ugize Imana rero rwose ukamwigisha maze akumva, waba ari amahirwe kuri wowe. Uyu mugabo rero wa sister wa Lucas ahita amuhereza ishati, atakira ahubwo ishati urugamba rugiye mu bukwe. Lucas ahita ayireba ati none se muri iyi karitsiye ni iyi myenda mwambara mugiye mu bukwe? Iyi shati kandi numva wagira ngo nta nubwo rwose ifuze. Naho rero uyu mugabo wa mushiki we ahita amubwira ati iyo niyo shati nziza mfite mu myenda yose mfite, ikindi kandi ni nayo ifite isuku ugereranyije. Lucas rero ahita ayifata nyine nta yandi mahitamo aba afite, maze akayambarana n'ipantaro aba yambaye.
baba bakiri aho rero telefone ya Lucas igasona ahita yitaba ati sheri umeze neza. Ni umukunzi we nyine uba umuhamagaye. Uyu musheri we rero aba amuhamagaye yiyicariye ahantu ari kwifatira agakafe, ahita amubwira ati yego meze neza, ati nagira ngo nkubaze niba wibutse kohereza ya mafoto yanjye muri ya agence y'abamaneke. Lucas rero ahita amubwira ati urambabarira, nagize ibintu byinshi ku buryo nta mwanya nari nabona wo kuyohereza. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati sheri uribuka yuko wigeze kumbwira ngo nzakubwira ikintu cyose wakora kikanshimisha. Lucas ati yego n'ubu kandi niko bikimeze. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati ikintu cyonyine wakora kikanshimisha ni uko washaka umwanya maze ukohereza ayo mafoto yanjye nyine, kubera yuko ndifuza ko rwose bantoranya muri bamwe mu bamaneke babo. Lucas ahita amubwira ati byanze bikunze ndashaka umwanya, niba ahantu ndi hari interineti ntabwo mbizi, ariko ndagerageza maze rwose aya mafoto nze kuyohereza. Ava kuri telefone rero maze uyu musheri we agahita abwira mugenzi we baba bari kumwe ati nyumvira nawe, uyu muhungu rwose nawe wagira ngo ntabwo abazi icyo ashaka. Umuntu arifata akavuga ngo yabuze umwanya wo kohereza amafoto, ntabwo rwose ngewe mba mbyumva. Aba nyine yanarakaye ubona nyine ari kuvuga nabi cyane. Gusa mugenzi we ahita amubwira ati ihangana ariko nawe isheri wawe ni umwana mwiza nyine. Uyu mukobwa nawe ati ni umwana mwiza se, ibyo ngewe ukeka ko mba mbyitayeho? Icyo mba nshaka kuri uyu musore ni amafaranga gusa nta kindi. Urakeka se ngewe iby'ubwana bwiza ari cyo bimbwiye? Ntacyo bimbwiye rwose habe na kimwe. Bamara kwitegura rero maze bagahita bajya mu bukwe. Natali na Lisa bagera muri ubu bukwe maze bakaba bahagaze ahantu bari kuganira. Baba bari kureba nyine ukuntu aba bageni baba basa neza ndetse bishimye bari gusezerana. Lisa rero abwira Natali ati nkunda ubukwe ntabwo ushobora kubyumva, mba mbona ari umunsi w'umunezero, mba mbona nyine ari umunsi w'ibyishimo. Bahita batangira gutera story rero z'umushuti wabo ukuntu ku munsi we w'ubukwe yanze gukora ubukwe ngo umugabo we nta karavati yambaye. Baba bari kurebera nyine kuri uyu musore uba wakoze ubukwe nawe ntayo aba yambaye, maze bakabiseka. Uba ubona nyine aba bakobwa baba bafite story baziranyeho kandi nyine baba bishimiranye. Bahagarara rero ahantu nyine maze Natali akabwira Lisa ati uyu munsi rero ndifuza yuko muri ubu bukwe tugomba kuza kuhakura abasheri. Ati rero ukuntu turi bubigenze nta kundi, turaza kujya tureba nyine urebe umusore wishimiye maze ugende umwegere umuganirize. Lisa ahita abaza Natali ati ninde uri bubanze? Natali igihe kibiri kubitekerezaho areba mu muryango maze akaba abonye Lucas arinjiye. Uyu musore yinjira nyine yatinze kandi aba ari wenyine kubera ko mushiki we n'umugabo we baba bamusize nyine ari kwitegura. Ahita yinjira ari kureba areba cyane nyine kugira ngo arebe ahantu mushiki we n'umugabo we baba bicaye abasangeyo. Aba ahagaze gato mu muryango kugira ngo abanze yitegereze nyine arebe aho baba bicaye. Natali ahita akomanga Lisa maze agahita amubwira ati birashoboka ko rwose uyu munsi waba ari uw'amahirwe kuri wowe. Lisa rero nawe ahita areba mu muryango maze agahita abona uyu musore, ahita abaza Natali ati none se mbwira, uriya musore se w'ibogari uramuzi? Usanzwe umuzi? Nawe Natali ati reka da, ati ni ubwa mbere mubonye, birashoboka ko atari uwo muri iyi karitsiye, ariko rwose ndabona ari ibogari cyane. Ubwo rero nawe icyo gukora urakizi, ubwo ndaza kuba ndeba nyine ukuntu uri bwinanirwe. Bahita baseka nyine bakongera bagakubitana mu kiganza nk'uko bari basanzwe babigenza. Naho rero Lucas aba amaze kubona nyine aho mushiki we n'umugabo we bari bicaye maze agahita atambuka akabasanga. Ahita ababwira ati munyihanganire ko natinze, hari rwose amatelefone nabanje kwitaba n'abantu nabanje kuvugana nabo, niyo mpamvu nyine nje ntakererewe. Nabo bati hoya rwose nta kibazo, n'ubundi se ko ubona nyine ubukwe aribwo bugitangira nta kibazo kirimo habe na gatoya. Lisa rero akomeza kwitegereza aho Lucas aba agiye maze agahita abona agiye kwicarana nyine na mushiki we, uyu kandi abasanzwe azanye na Lisa ndetse na Natali.
Liza rero ahita agenda nyine n'ubusazi bwinshi, dore ko n'ubusanzwe yari umukobwa nyine uri sharp cyane, ahita agenda agahita ahobera mushiki wa Lucas, agahita amubwira ati umeze neza, ati urasa neza cyane rwose urakeye. Ahita ahindukira kandi agahita anahobera Lucas nk'aho baziranye, maze agahita amubwira ati nawe umunsi mwiza. Liza ahita yongera akikatira akigendera nyine yihuta, ibintu bye ababikora yihuse cyane. Lucas we asigara akanuye yayobewe ibimubayeho. Mushiki we ahita amubwira ati urabona ukuntu hano iwacu hari abakobwa beza, ubundi se urabyumva ute uramutse ubonye umukobwa mwiza nk'uyu nguyu maze mukikundanira? Lucas rero atarasubiza mushiki we ahita abona John ari ahagaze hirya, abantu nyine bamukikije bari kugenda bamubaza ibibazo, cyane cyane haba higanjemo igitsina gore kiba nyine kiri kumubwira ukuntu aririmba neza, ukuntu ari n'umusore mwiza. Lucas ahita abwira mushiki we ati reka mbanze njye kureba John, mbanze muvugishe numve icyo abitekerezaho. Lucas rero ahita agenda akegera John, ahita amubwira ati nitwa Lucas, amubwira nyine n'aho akorera n'amakampani ye nyine ukuntu aba yitwa, maze agahita abwira John ati indirimbo yawe narayumvise, ni indirimbo nziza cyane yakoze ku mitima ya benshi, uri umuhanzi rwose w'umuhanga, ndifuza rero yuko ibi bintu twabishyira ku rundi rwego, ndifuza ko njye nawe twakorana maze noneho ukabikora kinyamwuga. John ahita amubwira ati ntakubeshye ntabwo rwose nkeneye gukora ibirenzeho, iriya ndirimbo no kuba nyine yaragiye ahagaragara ikajya kuri interinete ntabwo bwari ubushake bwanjye. Lucas ahita amuca mu ijambo ati yego narabibonye nyine ko umugore wawe yitabye Imana, uriya mwana wawe w'umuhungu rero ari we wayishyize ku mugaragaro. John ati cyane, ati umwana wanjye buri gihe nyine ahora ambaza impamvu ntashaka uwundi mugore, ahora ambaza impamvu mba ndi mu gahinda, niyo mpamvu nyine yashyizeho iriya ndirimbo, kubera ko yari indirimbo y'urukundo nyine, maze agahita anayiha titire ivuga iti papa wanjye ari kukuririmbira, abagira ngo nyine arebe ko nabona umukunzi. Lucas ahita amubwira ati nyamara ibi bintu wazabigeraho, ushobora kuzakora nk'ikiganiro kuri televiziyo maze ukaba ushobora no guhura n'umukunzi. John ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo ngewe ibintu byo kuba umuhanzi mbishaka, ibiriya bintu mbikora kugira ngo nishimishe, ntabwo rero rwose nkeneye kubikora nk'umunyamwuga. Lucas akomeza amubwira ati nyamara ibi bintu byazaguha amafaranga menshi wowe ndetse n'umwana wawe. John ati ntacyo bimbwiye ibyo byose, nta mafaranga menshi mfite ariko nyine ayo mfite birabaye. Aramuhakanira rero rwose maze akamubwira ko adakeneye nyine kuba umuhanzi uzwi. Lucas aba yumva bimubabaje kuko rwose aba yarabonyemo uyu musore impano, kandi impano itangaje. Baba bagihagaze hano rero, maze Nathalie agahita abwira Liza ati wamubonye se wa musore w'ibogari, atuzi yuko aziranye n'abantu bose bo muri ino karitsiye, reba yuko anaziranye na John. Nathalie ahita abwira Liza ati genda umwegere, kubera yuko mugomba nibura kubyinana, genda umwegere mugomba kumenyana birenzeho. Liza ahita abaza Nathalie ati uri kumbona gute? Ubwo aba ari kubivuga nyine ari kwitunganya, yihanagura mu maso, imisatsi ayishyira ku murongo neza, n'agakanzu agatunganya. Nathalie ahita amubwira ati uri mwiza cyane nk'ibisanzwe, genda ahubwo amahirwe atagucika. Liza rero ahita agenda asanga Lucas ndetse na John. Lucas akubita amaso uyu mukobwa, ubwo nyine buba ari ubwa kabiri amubonye muri iki kirori, maze akagira ngo uyu mukobwa aje kureba John. Ahita abwira John ati sinzi rwose irukuruzi ufite ikurura abakobwa beza cyane, reba dore n'undi rwose aje kukureba. Batangazwa rero nuko uyu mukobwa ahita aza maze agahita yegera Lucas aho kwegera John. Agahita abwira Lucas ati nifuzaga ko twabyinana akaririmbo kamwe, gusa nyine mbere yuko tujya kubyina nitwa Liza, ndabizi nyine izina wari kuza kurimbaza,
Lucas nawe ati ndakwishimiye, nanjye nitwa Lucas, gusa nyine nari ndi kuganira n'uyu muntu. Naho John ahita abwira Lucas ati uramenye, umukobwa mwiza ntazigere na rimwe agusaba ko mubyinana ngo umubwire ngo hoya, ibindi byose waba urimo byategereza, banza rwose ugende ubyinane n'uyu mukobwa utagira uko asa. Lucas rero ahita agenda maze akajya kubyinana na Liza, baba bari kubyina nyine uturirimbo dutuje, Lucas yitegereza mu maso ha Liza maze akamubwira ati uri mwiza cyane. Liza rero nawe ahita amubwira ati nawe birantunguye ko rwose uzi kubyina. Ahita amubaza ati none se John muziranye gute, murakorana? Lucas ati hoya ntabwo dukorana, ariko mu minsi mike dushobora kuzakorana. Nawe rero Liza ahita amubaza ati none se nawe uri umworozi kimwe na John? Lucas ati yego. Lucas nyine aba agize amahirwe kuko nta na rimwe yigeze yifuza kumenyana n'umukobwa ngo ahite amubwira neza neza akazi akora, kubera ko aba yaramaze kubona ko abakobwa bose bamukundira amafaranga. Bose iyo bamaze kumva nyine ko ari umusore w'umukire bamwiruka inyuma bishakira amafaranga gusa. Uyu we rero ahita amubeshya ati cyane ndi umworozi nanjye ndifuza rero gukorana na John. Bakomeza kwibyinira rero ubona rwose Lucas nawe yabyishimiye, gusa akajya abwira Liza ati urihangana, ntabwo rwose ndi umuhanga muri ibi bintu. Liza rero yitegereza Lucas mu maso maze akabona arahindutse, ahita amubaza ati ko mbona ugiye mu bitekerezo byinshi, uri gutekereza iki? Lucas ati ndi gutekereza sheri wanjye, umbabarire sinabikubwiye mbere, mfite umusheri. Liza ahita amubwira ati ahubwo njyewe umbabarire, ahari ntabwo twakagombye kuba turi kubyinana, njyewe rero umusheri wanjye tumaze igihe gitoya dutandukanye, gusa nyine umbabarire rwose niba nagukoresheje amakosa. Lucas ahita amubwira ati hoya nta kibazo rwose, reka dukomeze twibyinire. Bakomeza rero kubyina barebana mu maso, indirimbo nyine zituje cyane. Lucas ahita abwira Liza ati uzi yuko hano hantu ntangiye kuhakunda cyane bikabije? Liza ahita amubwira ati ndabyishimiye cyane, ati waba se hari ibindi bintu wumva ukeneye kureba? Lucas ati cyane, biramutse rwose bihari nabyishimira. Liza ahita amufata akaboko maze agahita amubwira ati uyu mujyi wacu ni muto cyane, kuzenguruka ni iminota mike cyane, ngwino nyine nkwereke ahantu hagiye ari heza kurusha ahandi muri uyu mujyi. Ahita amufata ukuboko maze bagasohoka biruka bishimye rwose bagenda baseka. Liza rero agenda amwereka ahantu hose, amwereka ati dore hano niho bagira kafe iryoshye kurusha ahandi, iriya resitora niyo iteka neza kurusha izindi, naho rero iriya jaride niyo nziza kurusha izindi zose muri uyu mujyi. Aramwereka akamwereka ahantu hose, akamwereka kandi n'ahantu akunda kurusha ahandi. Baragenda rero bakajya no muri jaride nyine iba iri hafi aho, nayo bakayitemberamo bagenda baganira. Lucas aba yishimiye kuba rwose amaranye umwanya n'uyu mukobwa, bafata amafoto rero bari kumwe kandi amafoto menshi. Bamara rero gutembera ahantu hose maze bakicarira ku ntebe iba iri muri jaride. Liza ahita abwira Lucas ati aha ni iwacu nyine bajya bakubwira, tekereza ko umuntu atembera mu mugoroba umwe gusa maze umujyi akaba arawurangije. Lucas ahita amubwira ati ndahishimiye cyane. Naho rero Liza akamubaza ati none se urabona umunsi umwe wazatura muri uyu mujyi? Lucas ati simbizi ariko ni heza cyane kandi nahakunze. Lucas rero ahita abaza Liza ati wigeze kumbwira yuko watandukanye n'umukunzi wawe, byagenze bite? Liza ati twananiwe guhuza, yari umusore ukunda abakobwa cyane ku buryo rwose byaranze ko duhuza. Naho rero Liza ahita abwira Lucas ati none se wowe sheri wawe ni umukobwa utagira nyine ikosa na rimwe, mbese ni umukobwa mwiza cyane wujuje ibintu byose.
Lucas ati nta na rimwe nigeze nifuza rwose gukundana n'umukobwa utagira inenge, ahubwo nyine igihe cyose nahoraga nifuza umukobwa untega amatwi, umukobwa kandi wampa umwanya we. Naho Liza ahita amubwira ati nk'uko nyine bimeze kano kanya. Lucas ati cyane, ati ni ubwa mbere nahura n'umuntu maze akampa igihe cye akantega amatwi, ni ubwa mbere rwose ibi bintu bimbayeho, wumve ko rwose ngushimiye kuba wampaye umwanya wawe, gusa nyine mu masaha makeya ndaza kuba nsubiye muri uriya mujyi n'ubundi nsanzwe mbamo. Bahana rero amanimero maze bagasezeranaho. Liza arataha, Nathalie birumvikana bamutegereje ati mbwira byagenze bite, uriya musore se mwaganiriye? Liza ati cyane, ni umwana mwiza ntabwo ushobora kubyumva, uriya musore nyine niwe musore w'inzozi zanjye, ariko nyine ikibabaje hagati aho afite umusheri, urumva ko nyine nta gishoboka hagati yanjye nawe, gusa ntakubeshya nagize umunsi mwiza. Liza kandi abwira Nathalie ati ikindi kandi cyatumye rwose nishimira uriya musore, ntabwo ameze nka ba bandi bahita baca inyuma abakunzi babo iyo bahuye n'undi mukobwa. We rwose yabimbwiye tukibonana, yahise ambwira ko afite umusheri. Birababaje nyine kuba yarafashwe, ndi umuhombyi, nahombye rwose. Birumvikana nyine ntabwo tuzongera kubonana na rimwe, naha birangiriye ibyanjye nawe. Naho Nathalie ahita amubwira ati ubwo se aramutse atandukanye n'umukunzi we maze akaza kugusaba urukundo? Liza ati nyine uri kurota kandi nta muntu wabuza inzozi kuza. Lucas rero arasubira nyine muri wa mujyi we, agerayo rero yihuta cyane, aba afite ibintu byinshi byo gukora. Ahita rero ahamagara sekreteri we akamubwira ati ntegurira amadosiye, hari amadosiye nshaka gusinya byihuse. Umugabo yamubwira nyine muri detaye, naho sekreteri we ahita amubwira ati nta kibazo, ejo nyine uzasanga ateguye yose. Lucas ati oya, ni nonaha kubera yuko ndi mu nzira nza. Sekreteri we ati kandi wagombaga kuzaza ejo. Naho Lucas ati ndahageze, ahubwo ubwo nyine abageze neza neza kuri reception. Uyu mukobwa akubita amaso Lucas maze umutima ukamuvamo, uhita ubona rwose agize stress nyinshi cyane, uhita ubona ibintu bimuvanze, maze agahita atangira kubwira Lucas ati boss, urananiwe cyane, wagombaga gufata nibura umunsi wawe maze ukaruhuka, urabyumva ubundi uramutse witahiye maze ibintu byose ngasigara mbyitaho. Lucas ati hoya ntabwo bishoboka. Lucas rero ahita areba muri biro ye ibinarangaye, maze agahita abona umufatanyabikorwa we baba basanzwe bakorana ndetse na wa mukobwa w'umukunzi we bibereye rwose muri iyi biro. Uyu mugabo aba yicaye, naho rero uyu mukunzi wa Lucas amwicayeho nyine rwose ubona bibereye mu rukundo nkaho nta kintu cyabaye muri biro ya Lucas mu ntebe ye yicaramo ari gukora akazi. Niyo mpamvu kandi uyu musekreteri ataba ashaka ko Lucas aza, ntaba ashaka ko abona ibi bintu n'amaso ye. Lucas ahita ahamagara mu izina uyu musheri we ati nta soni mu biro byanjye n'umufatanyabikorwa wanjye. Uyu mukobwa ahita ahaguruka rwose ubona nta n'ikintu bimubwiye, maze agahita amubwira ati uragarutse se, kugarutse kare se kandi wagombaga kuzaza ejo? Naho rero uyu mugabo we w'umufatanyabikorwa wa Lucas ubu ubona yabuze aho areba, ubona nyine ubwoba bwamwishe. Lucas ahita amubaza ati ni wowe wankorera ibi bintu mu biro byanjye? Naho rero sheri we ahita amubwira ati babarira rwose umukunzi wanjye, nta jambo na rimwe ufite ryo kuvuga wowe, urabona ngo ndagusaba kugira ngo wohereze amafoto yanjye ukanga kuyohereza. Uyu nguyu rero ureba niyo mpamvu nanamukunze rwose kukurusha, we namubwiye rimwe gusa maze ahita abikora. Uyu mugabo ureba hano ijambo avuze arikomeraho, naho wowe uraho wirirwa umbwira ngo urankunda gusa. Lucas aba ari kumva amagambo ava muri uyu mukobwa, maze ahari akagira ngo yibereye mu nzozi kuko ntabwo aba yumva ko yabimubwira. Uyu mukobwa ahita akurura wa mugabo baba bari kumwe maze agatangira kumusoma ati rata wenda gukunda, uri umugabo nyamugabo, ureke uyu musore utazi icyo ashaka. Ahita amufata akaboko maze agahita abwira Lucas ati umva nkubwire,
icyo nifuzaga ntacyo rwose ufite, nari nzi yuko ngomba kuzibera nibura umuntu uzwi, ugomba kuzabimfashamo, naho wowe ndirirwa nkubwira ikintu kimwe gusa ntacyo ushobora gukora, ariko uyu turi kumwe ndabizi azabikora kandi neza. Ahita amufata akaboko akisohokera. Sekreteri we nyine uba uri hano aba yumiwe, ahita abwira Lucas ati burya koko nta bintu bijya byera ngo de, nari nzi yuko couple yanyu ari yo couple y'icyitegererezo, ariko ntunguwe no gusanga uyu mukobwa nta kindi yagushakagaho uretse kumenyekana gusa. Lucas ahita amubwira ati yego banteze umutego kandi nawuguyemo, nuko nyine nta rukundo yigeze agira habe na gatoya. Lucas ahita abwira uyu musekreteri we ati itahire ujye kuruhuka, akazi rwose ndakifasha. Naho sekreteri we ati ubuse se bwo unkeneye? Lucas ati nta kibazo rwose, igendere wiruhukire, ibisigaye ndabyifasha. Lucas asigara yumiwe yibaza niba uyu mukobwa ari umwe wajyaga amubwira ngo aramukunda n'umutima we wose. Lucas aguma hano muri biro, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe aba ari gukora, nta mutima aba afite. Atangira rero kureba amafoto ye n'uyu musheri we rwose umaze kumukatira nabi cyane. Agenda areba ibihe byiza bagiranye, maze agatekereza ko byose byari uburyarya, nta kuri kwari kurimo. Ahita agera ku mafoto yifotoranyije na Liza, arayitegereza, maze agahita afata telefone ashaka kumwandikira message ahari ngo arebe ko yaruhuka mu mutwe. Akajya amwandikira message akongera akayisiba, yajya kuyohereza akongera agasiba, amwandikira nk'inshuro nk'eshatu zose, maze yajya kubona akabona telefone ye ihise isona, akabona ni Liza umuhamagaye. Ajya kwitaba, yajya akanda ngo yitabe bikanga, agakomeza agakanda bikanga, telefone akayihondagura ku meza ati emera, ariko emera rwose nitabe. Maze agahita yitaba. Liza nyine ubwo ahita amwumva yari ari kwivugisha ati ni Lucas tuvugana? Lucas ati yego. Liza ati umeze neza ko numvise witabye ufite igihunga, numvaga uri gusakuza. Naho Lucas ati oya nta kibazo umeze neza. Liza ati nari nkumbuye rwose kumva ijwi ryawe. Lucas ati nanjye nuko nkumbuye rwose no kongera kukubona. Naho Lucas ahita abwira Liza ati rero nari mfite ibintu byinshi ndi gukora, reka nkureke. Liza ati nta kibazo, icyangombwa nuko nagira ngo numve ko rwose umeze neza, nta kindi kibazo. Bahita basezeranaho rero, ariko Lucas nyine aba yumva atarekura Liza, nuko aba ari kwihagararaho nyine. Lucas rero yumva bikomeje kwanga, maze agahita yitahira akagenda akajya muri siporo. Aragenda agakora siporo ngo arebe ko yaruhuka mu mutwe, gusa ibintu byose aba ari gutekereza nabi gusa. Ku rundi ruhande rero Liza aba afite igitabo kiba kigiye kirimo amafoto, navuga ko ari nka alubumu, ariko nanone si alubumu, ni igitabo nyine kiba kigiye kirimo udufoto twe tw'amateatire aba yaragiye akina. Uyu mukobwa aba akunda ibintu byo gukina amateatire cyane, aba ari kugendera akireba yiyibutsa nyine ibihe bye byashize. Natali amusanga afite kino gitabo, maze agahita atangira kumubwira ati uri kwibuka ukina muri iyi teatire ukuntu byari bimeze? Uribuka se muri iyi ngiyi? Uribuka se ukuntu wabikoze neza? Bagatangira nyine kubiganiraho, maze Liza akamubwira ati rwose gukina amateatire mbyiyumvamo cyane, noneho uyu mwaka bazakina bifashishije sene ya Romeo na Juliette. Ndifuza ko muri iyi teatire naho rwose nazabonekamo, ndetse rwose icyo gihe nkazaba ari njye Juliette. Natali ahita amubwira ati uzagende rero ujye muri casting urebe ko n'ubundi baguhitamo, maze iyi role uzayikine. Gusa nyine mfite amatsiko yo kuzamenya umuntu uzaba Romeo wawe. Natali ahita kandi abaza Liza ati none se ntabwo muri kuvugana na Lucas? Liza ati Lucas rega buriya ibyanjye nawe nyine bisa nkaho byarangiriye hariya, kubera yuko ntabwo Lucas yatandukana na sheri we. Uwo mukobwa se waba udafite ubwenge wareka umusore nka Lucas amucika? Yaba ari umukobwa umeze ute? Ntabwo bishoboka, ahubwo buriya nyine ni njye ndi guta umwanya wanjye. Nkubwije ukuri ndicara namutekereza nkumva rwose hagati yanjye harimo ikintu, ndetse ngatekereza ko rwose ari we rukundo rwanjye rwa nyarwo. Nyamara ikigaragara ntaho tuzahurira, ni ibintu ndi gutekereza gusa.
Natali ahita abwira Liza abari no kubimubwira amukora mu mutwe ati ni ukuri ihangane, nta muntu uhitamo uwo akunda, nta n'uhitamo igihe agomba gukundira umuntu, urukundo ni ibintu bitangaje nyine kandi rurizana, ubwo rero wikwirenganya kuba warakunze nyine utagombaga gukunda kubera ko nta ruhare wabigizemo. Liza rero ahita amubwira ati nta kundi reka tubyihorere, ubwo nyine ni uko. Umunsi wakurikiye rero Liza ajya muri casting y'iyi teatre baba bagomba kuzakina, abantu nyine bajya muri casting ari benshi, abajaji rero batangira kugenda bumva nyine umwe ku wundi, naho Liza agerwaho maze akajya imbere agatangira kubabwira, aravuga rero maze abari hano bose bakumva uyu mukobwa rwose nta mukinnyi wamusimbura, bahita rero baba ari we bahitamo maze bakamubwira ko nyine ari we ugomba kuzakina iyi teatre. Ataha yishimye cyane maze bagatangira no kumutegurira nyine iyi kanzu azaba yambaye. Iyi teatre baba bagomba kuzayikina ku munsi wa nyawo wa Noheli. Ku rundi ruhande rero umushiki wa Lucas aramuhamagara ngo yumve uko ameze, bavugana kuri video call. Mushiki we ahita abwira Lucas ati rwose ntabwo umeze neza, urabizi musaza wanjye turaziranye, ndabona rwose utishimye. Lucas ati meze neza cyane, naho umugabo wa mushiki we ati nanjye rwose nkuze imyaka mike ndabibona neza ko ufite ikibazo, ahubwo ufite ikihe kibazo? Mushiki we ati mbwira, ufitanye ikibazo na sheri wawe se? Lucas ati hoya nta kibazo mfite, nta muntu rwose aba ashaka kubwira ibyamubayeho. Naho mushiki we ati none se wababajwe cyane nuko John mutabashije gusinya kontra, uzongera ugaruke ukomeze umwinginge umubwire nyine yenda bizageraho abyemere. Lucas ati ntacyo byatanga kuko kontra narayimweretse kandi rwose ntabwo yigeze yifuza kuyisinya, gukomeza kubimubwira rero ndakeka ntacyo byahindura. Lucas ahita abwira mushiki we ati ariko wikomeza kuntekerezaho cyane, ahubwo wowe yiteho, dore ni wowe rwose ukeneye kwiyitaho, njyewe nta kibazo na kimwe mfite, meze neza rwose ntumpangayikire. Nyuma y'amasaha make rero umushiki wa Lucas ndetse n'umugabo we bajya muri restaurant iba yegereye nyine hano baba batuye. Iyi restaurant niyo bose baba bajya gufatiramo amafunguro, niyo baba bakunda nyine gusohokeramo abantu bose batuye hano. Bajyayo bagahita bahurirayo na Natali na Liza nabo nyine baba bisohokeye, ndetse rwose na John nawe aba ahari ari kumwe n'abandi bantu benshi nyine baba baje gusangira. Baba bicaye rero maze Natali akitegereza John cyane. Liza ahita amubwira ati ko witegereza uriya musore, uri kwibuka ukuntu musoza kaminuza mwagiye kubyinana maze ngo akagusunika ngo urukweto rwawe rugacika, ibyo bintu byarakubabaje na n'ubu uracyabitekereza? Natali ati byarambabaje nyine kubera yuko yaransebeje, ariko ntakubeshye nyine ndamukunda, ariko nanone nta cyashoboka kubera ko urabona ukuntu ahora ari kumwe n'abakobwa benshi, reba n'ubundi abakobwa baramukikije, ntabwo rwose byashoboka. Baba rero bakiri kuvuga ibi maze bagahita babona na wa mushiki wa Lucas nawe nyine yicaye imbere yabo. Uyu mushiki wa Lucas arareba agahita abona John nawe aricaye, maze mushiki wa Lucas agahita abwira umugabo we ati uriya musore yibonyemo iki? Urabona ukuntu yigize umuntu wa danje, aba yigize umuntu wa hatari urenze ku bantu bose, yaciye amazi musaza wanjye ashaka kumuteza imbere, none yarabyanze, reka nze njyewe ngende arambona. Umugabo ati mbabarira rwose, dore uratwite inda nkuru, ihangane uyu mwana azabanze avuke maze uzabone kujya kumukosora. Naho rero uyu mudamu ati hoya ntabwo nategereza, atangira kuzinga amaboko y'umupira ati kandi ntumbuze, undeke nyine nibonanire n'umuntu. Umugabo ahita amubwira ati nta kibazo, ngaho rwose agenda ntacyo ndi buvuge. Uyu mumama rero ahita ahaguruka agasanga John aba yicaye nyine yicaranye n'abakobwa benshi rwose barenze 4, maze agahita amubwira ati niko, ati upfa iki na musaza wanjye? Urabona ngo umusaza wanjye ashaka kugufasha ibintu bizakugirira umumaro, maze nurangiza umuca amazi. Ati ubwo se uzi abantu bose bifuza kuba basinyana kontra nawe?
naho wowe wayibonye nta n'icyo wayikoreye urangije urabyanga. John atangira kubwira uyu mumama ati ariko se reka gukomeza kunsebya n'aba bantu twicaranye. Naho rero uyu mumama ati niba udashaka ko ngusebya rero gira vuba mbwira ko nyine ugomba kubitekerezaho. John ati umva ngomba kubitekerezaho rwose, ahubwo reka nze ntangire gusoma noneho kontra neza. Mushiki wa Lucas nta gutinda ahita akompoza nimero nyine maze agahita ahereza telefone uyu John ati niba nyine ubyemeye ko ugiye gusoma iyi kontra akira muvugishe. Lucas we rero yitaba telefone azi ngo ni mushiki we. Naho rero John agahita amubwira ati ntiwambwiye se ko ukora business, reka tuganire nyine muri business, njye ntabwo ndi mushiki wawe. Lucas ati ninde turi kuvugana? Uyu nawe ati ni John. John ahita amubwira ati nafashe umwanzuro ko ngiye gusoma iyi kontra neza, ubundi se urabyumva ute uramutse uje maze tukaganira business amaso ku maso? Lucas ati nta kibazo rwose umwanya ndawufite. Baravugana rero bagahana gahunda, maze uyu mushiki wa Lucas ahita yishima agahita akora mu ntoki John ati nibyo nashakaga, urakoze cyane, noneho rwose ngaho nimuryoherwe. Ahita yigendera rero akajya kwicara abatuje ko noneho rwose ibintu abatangiye kubishyira ku murongo hagati ya musaza we ndetse na John. Sekreteri rero wa John sekreteri wa Lucas uri hafi aho ahita amubaza ati ibyo numvise se nibyo? Ni John ukwihamagariye ngo mujye gusinya kontra? Lucas ati yego, ntabwo ari inzozi rwose nibyo, ahubwo ngomba guhita ngenda nyine byihuse, nta mwanya wo guta mfite. Lucas rero ahita akatisha tike y'indege maze rwose yihuse agahita agaruka muri uyu mujyi utuyemo mushiki we ndetse n'aba bantu bose ba John ndetse na Bariza na Nathalie. Aba akihagera rero birumvikana ahitira kwa mushiki we nyine, ahita amubwira ati ndagarutse kandi mbaye mbashimiye ko buri gihe iyo nje nyine mu ncumbikira iwanyu. Mushiki we ati nta kibazo urabizi nyine uba wisanga. Ku mugoroba rero haba hari ikirori kwa John muri iyi karitsiye yabo. Ibirori biba bihahora buri munsi, utuntu twose dutoya baba badukorera ibirori. N'ubundi rero umushiki wa Lucas ndetse na Lucas bajya muri ibi birori, bahurira rero na Nathalie ndetse na Liza. Liza bagikubita amaso uyu musore maze rwose ibyishimo bikaba byose ko agarutse hano. Barahoberana rero cyane, birumvikana baba banakumburanye. Liza akomeza guhagarara areba uyu musore adahumbya, maze Nathalie akamubwira ati kutari kumukuraho amaso ariko. Liza ati ntabwo nabasha kureka kumureba, gusa mba numva mwishimiye cyane. Liza abaza Nathalie ati se umurebye mu maso uba ubona nibura ngewe anyiyumvamo? Nathalie ati cyane, ati uretse wowe uze kumureba witonze uzi ko atari kugukuraho ijisho, igihe cyose nta handi hantu hamwe yigeze areba, ni wowe ari kwirebera gusa. Bahita rero babiseka maze nyine Liza agahita amubwira ati icyampa nanjye akaba nyiyumvamo nanjye nk'uko mwiyumvamo, gusa nyine nta cyizere mfite. Liza rero nawe ahita abaza Nathalie ati none se wowe uba wiyumva ute iyo uri kureba John ariko mutavugana? Nathalie ati mpora mbikubwira, John ni umuhungu mwiza cyane, ndanamukunda cyane, ariko nanone ntibyashoboka kubera ko rwose mpora mbona afite abantu bamuri iruhande, abakobwa benshi baba bamuri iruhande bamushaka. Ntabwo rero nshaka umuntu uzongera kundisha umutima ukundi. Bakiri muri ibi birori rero Nathalie ajya gutegura ibyo kunywa, aba agiye gukora cocktail, maze yamara kuyikora wa mwana wa John amusanga ahangaha ahita amubwira ati wambaye neza cyane. Naho rero Nathalie nawe ati nawe ni ukuri umeze neza cyane. Ati si wowe se umuhungu wa John? Uyu mwana ati yego. Ati papa wanjye se uramuzi? Naho rero Nathalie ati yego, papa wawe ndamuzi cyane, nabonye na video nyine washyize ku mbuga nkoranyambaga narayikunze cyane, kandi rwose uri umuhanga cyane. Iriya video
wayitunganyije neza maze uyishyira ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kandi iriya ndirimbo ya papa wawe narayikunze. Uyu mwana rero akomeza kubaza ibibazo Nathalie, maze John agahita aza nyine ari gushaka umwana we kuko aba amaze umwanya munini atari kumureba, ahita asanga ari kumwe na Nathalie. Ahita asuhuza rero Nathalie ati wambaye neza cyane. Naho rero uyu mwana we ahita amubaza ati none se papa muraziranye? Papa we ati cyane cyane rwose, ati kuko twaraniganye muri kaminuza. Uyu mwana ahita abaza papa we ati none se nawe urabibona ko Nathalie ari umukobwa mwiza cyane? Papa we ati cyane cyane. Ahita yitegereza Nathalie maze agahita amubwira ati wambaye ikanzu nziza, umeze nka cya gihe nyine twari turi muri bya birori ukuntu wari wambaye ikanzu nziza, gusa nyine uriya munsi narawangije nabaye ikigwari. Nathalie ahita akomeza yicecekeye maze ntagire ikintu kimwe amusubiza. Naho rero John abona agiye nyine kuvuga hari ibintu byinshi kandi aba ari imbere y'umwana we, maze agahita amufata akaboko akamubwira ati ngwino tugende nari nakubuze. Bahita bagenda rero maze Nathalie akaguma ahagaze ahangaha, gusa asigara yishimye ari kuvuga ati nibura ambwiye yuko nambaye neza, ambwiye ko ndi mwiza, ibi rwose birampagije. Liza we rero aragenda akegera Lucas maze akamubwira ati urabyumva ute ku mugoroba turamutse tugiye gusangira agakafe? Nakujyana ahantu heza cyane hari agakafe karyoshye muri uyu mujyi wose. Lucas ati nabikunda rwose, byanshimisha kuko nyine nta gahunda n'imwe mfite. Liza rero ahita yitahira maze agasezera Lucas akamubwira ati ubwo naho ku mugoroba nyine. Ku mugoroba rero Lucas aza kureba Liza kugira ngo bajye nyine gusangira ya kafe. Ahita asanga Liza ari gutegura n'ubundi ibintu bya Noel iwabo nyine mu rugo. Lucas aramubwira ati reka mbanze ngufashe, aramufasha bakabanza nyine bakadekora. Basoza kudekora rero maze Liza akamubwira ati mfite na Mere Noel, ndifuza kureba ahantu namutereka. Naho Lucas ati none se Pere Noel ari hehe? Liza ati ntabwo ndamubona, ariko birashoboka ko nawe nyine yaba hari ahantu ari, ngomba kuzamushaka nkamuzanira Mere Noel. Lucas ati yego rwose, kuri Noel ntabwo umuntu agomba kuba ari wenyine, rero waba ukoze ikosa cyane uyu Mere Noel aramutse ari wenyine kuri Noheli. Liza rero ahita amubwira ati yego rwose iryo kosa sinarikora, ati buriya buri mu Mere Noel aba afite Pere Noel ahantu runaka, ndetse na Pere Noel uwo ari we wese aba afite Mere Noel ahantu runaka. Nizere ko nanjye Pere Noel wanjye hari ahantu ari kandi tugomba kuzahura mbere y'uko Noel iba, kugira ngo rwose nanjye ntazamara Noel ndi njyenyine. Lucas ahita amubwira ati nibyo rwose nkwifurije. Lucas ahita abwira Liza ati hari ikintu nagira ngo nkubwire. Liza ati nta kibazo mbwira. Lucas ati nagira ngo nkubwire yuko burya ntabwo rwose ndi umworozi nk'uko nabikubwiye, njyewe ndi umu businessman. Liza ati ndabizi, mushiki wawe yambwiye byose, ariko rwose nta kibazo, ntabwo nyine nigeze mbifata nk'ibintu bikomeye kuba ari kuriya wambeshye. Lucas ati hari impamvu nyine ariko nakubwiye, nifuzaga yuko nyine tutahura ngo uhite ugira ngo ndi umuntu nyine urenze nk'uko abandi bantu bajya bamfata. Liza rero ahita amubwira ati we nta kibazo, ibyo tunabyihorere, reka ahubwo twigendere nyine tujye kwifatira kafe nk'uko twari twabiteguye. Bamara kugera rero muri cafetaria baricara maze n'ubundi bagatangira kwibwirana noneho byimbitse, buri wese abwira undi ibyo akunda, ibyo akora, ibimunezeza. Baraganira nyine hagashira umwanya. Lucas rero abwira Liza ati Liza,
rwose hari ikintu nashakaga kukubwira, ndakwishimira cyane, kuva ku munsi wa mbere twahura sinigeze ndeka kugutekereza habe n'umunsi umwe, nakomeje kujya ngutekereza ndetse no kujya ndeba ya mafoto twifotoranyije maze nkumva ndakwishimiye cyane. Liza rero nawe ahita amubwira ati nanjye nuko nkwiyumvamo cyane, ndagukunda cyane rwose kandi ndakwishimira. Bahita bafatana rero mu biganza maze bagasomana. Liza rero ataha nta handi umutima we wibereye uretse kuri Lucas, niwe wenyine aba ari kwitekerereza. Agera mu rugo ubona rwose ameze nkaho adahari, aba yitekerereza uyu musore gusa. Natali rero aramubwira ati Liza, ko mbona wagira ngo ibitekerezo byawe byose byagiye. Aba ari gutekereza maze akajya aseka kandi ari wenyine. Liza ati mbabarira rwose, ubu ngubu nta kindi kintu na kimwe ndi gutekereza uretse Lucas gusa. Ndi mu rukundo, Lucas ndamukunda cyane. Natali ati ubwo se ntabwo waba wihuse, ntabwo waba ushaka kubabara kandi? Liza ati hoya rwose, nawe yambwiye ko ankunda ndetse rwose twanasomanye kandi nabikunze cyane. Natali ati rwose urabizi ndagukunda, ndakwifuriza rero ibyiza gusa, ariko se ikibazo wa musheri we? Liza ati ahubwo nibagiwe no kumubaza uko bimeze, nahugiye nyine mu byishimo, ntabwo rwose nigeze mbitekerezaho ngo mbimubaze. Liza ati gusa nyine ni ubwa mbere rwose niyumvisemo umuntu gutya, ni ubwa mbere numvise ibi byishimo, ni ubwa mbere ibi bintu bimbayeho. Uyu musore atandukanye n'abandi bose naba naramenyanye nabo. Umunsi wakurikiye rero umushiki wa Lucas aba ari kureba ibintu biba biri mu gikarito. Nyuma ni mama we uba waragipanze nyine iki gikarito kera, haba hashize imyaka myinshi, maze iki gikarito nyine akakibika. Gusa aba yarasize yanditse ko ibintu biri muri iki gikarito byose ari iby'uyu mushiki wa Lucas. Ntabwo rero aba yarigeze agihambura. Uyu munsi rero aracyegera maze akagihambura, agatangira kureba ibintu byose biba birimo. Haba harimo nyine ibikinisho byabo byo mu bwana, ibintu byose nyine bajyaga bakoresha bakiri abana bato. Ahita rero abonamo akantu kaba karimo impeta. Iyi mpeta iba yari iya nyirakuru w'aba bana wa Lucas ndetse nyine na mushiki we. Krista ahita abwira Lucas ati iyi mpeta rero mama yari yarambwiye ko nyine yayinsigiye ari iyanjye, ariko kuri iyi nshuro ndifuza kuyiguha. Lucas ati hoya, ntabwo iyi mpeta yankwira. Naho mushiki we ati ntabwo nyine ari iyawe, iyi mpeta ni iya Liza, uzayambika Liza. Ndabizi rwose ukunda Liza, ugerageza kubihisha ariko ntabwo bishoboka, uramukunda cyane uriya mukobwa. Ikindi kandi kuva rwose twabaho ni ubwa mbere nakubonye wishimye, biragaragara ko uriya mukobwa rwose yakuzaniye ibyishimo mu buzima. Lucas aba yatangiye kumwenyura ati rwose mushiki wanjye uranzi birenze ibikenewe, wowe kukwisha ntabwo bishoboka, uriya mukobwa ndamukunda n'umutima wanjye wose. Mushiki we arahita amubwira ati rero iyi mpeta ntabwo nkubwiye ngo uhite ugenda uyimwambike kano kanya, urayifata uyibike, igihe cya nyacyo nyine uzayimwambika. Gusa rwose uriya mukobwa niwe wari utegereje mu buzima, uriya mukobwa niwe ugukwiye, uriya mukobwa ni mwiza kuri wowe rwose, nkuri inyuma. Lucas arayitegereza maze agashimira mushiki we, aramuhobera akamubwira ati ubundi ni wowe mushiki wanjye w'ibihe byose, ndagukunda cyane kandi nkunda ukuntu uba uzi rwose ibintu bimfitiye umumaro. Mushiki we arahita amubwira ati kandi Lucas, ntuzagire na rimwe utuma ibyishimo bigucika, kuko ibyishimo biboneka gake mu buzima. Ikindi kandi amahirwe aza rimwe gusa, nubona rero ibyishimo bije bigusanga, ntuzagire na rimwe utuma bigucika, uzahita ubifatirana kuko kenshi biba bitazagaruka. Lucas ati urakoze cyane. Hashira iminsi rero maze Lucas na Liza bakumvikana ko bagiye gusohokana. Liza aba yamubwiye ati hari ahantu nshaka kukujyana. Baragenda rero bagera imbere ya ya nzu iba ikinirwamo amateatre,
Liza akamubwira ati ngufitiye surprise. Lucas nawe ati nanjye ngufitiye surprise kandi ikomeye. Liza rero aramubwira ati ninjye mbanza, ihangane nyine mbanze. Lucas ati nta kibazo. Liza rero aramubwira ati hagarara hano iminota 10, iminota 10 nishira uhita uza winjire, urasanga nyine nateguye surprise nakugeneye. Lucas aguma aho hanze maze Liza akagenda, aragenda rero akambara ya kanzu abazambara kuri Noheli akayikinana ya teatre. Iminota 10 irashira maze Lucas agahita yinjira, araza agasanga uyu mukobwa yambaye iyi kanzu, ahita amubwira ati iyo kanzu irakubereye, ariko se kubera iki uyambaye? Liza ati iyi kanzu rero niyo nzakinana muri teatre kuri Noheli, burya nyine ndi umukinnyi w'amakinamico. Lucas ati burya nawe nyine uri umukinnyi w'amakinamico, nawe uri umusitari, nuko nyine wowe ibyo ukora atari ibintu bigaragarira amaso cyangwa ngo abantu nyine bahore bakubona, ariko nawe uri umuhanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Lucas ahita atangira kwijima mu maso ati ibyo nakomeje guhunga nibyo n'ubundi nkomeza kubona. Abakobwa bose bamfata nk'itike ifite aho izabajyana n'aho izabageza. Abakobwa bose baba bashaka kunyamamariraho. Nakundanye n'abakobwa benshi cyane b'abakinnyi b'amafilime, b'amamaneke, b'abahanzi, ariko bose nta n'umwe wankundaga muri bo, bose banshakaga kunyamamariraho. None nawe nari nzi ko utandukanye n'abandi, nawe nuko nicyo wishakiraga. Kubera ko utigeze ubimbwira mbere, natekerezaga ko nahuye n'umukobwa usanzwe cyane, naho nawe nyine uri icyamamare, nuko nawe urashaka gutera imbere binyuze kuri njyewe. Nari ntangaye rwose ukuntu nabona umukobwa utankeneye kugira ngo mufashe gutera imbere gusa. Liza ahita amubwira ati sinzi impamvu bikubabaje, ariko ni ukuri sinigeze ntekereza ko rwose ari ikibazo kuri wowe, nta nubwo nigeze ntekereza ko ibyo byose wahuye nabyo. Njyewe nkina amateatre, ariko rwose ntabwo nari nkeneye kukwamamariraho, kandi ndagukunda ubyemere cyangwa ubyihorere, ariko ndagukunda kurusha ibintu byose. Gusa nyine gukina amateatre ni ibintu natangiye kera cyane, ni ibintu kandi rwose by'inzozi zanjye. Lucas rero we ahita akomeza kwitegereza uyu mukobwa, mu by'ukuri aba yamaze kubabara, aba yamaze kumva rwose uyu mukobwa amutengushye, ahita akata akisohokera maze akigendera. Liza rero agahinda karamwica, akabura ikintu cyo gukora, agataha akabwira Nathalie ati noneho rwose byose byarangiye, jyewe na Lucas twatandukanye. Yamenye yuko ndi umukinnyi w'amateatre maze ahita ndakarira cyane ngo kubera ko ntigeze mbimubwira bwa mbere. Lucas rero atitaye ko rwose niba byaramuzanye byo kugira ngo asinye kontra na John biba bitararangira, ahita rwose afata umwanzuro wo kwisubirira muri uyu mujyi nyine abasanzwe abamo, ahita afata indege yihuse maze akigendera, aba yumva ahantu hose nta kizaba bamushakira. Naho rero Liza we asigara nyine abitekerezaho maze akumva rwose abuze ikintu cyo gukora. Umunsi wakurikiye rero Lucas arabyuka akajya ku kazi, nuko rwose gukora biba bigoye, aba ari kwirebera amafoto ye nyine na Liza. Mushiki we rero aramuhamagara video akora nk'ibisanzwe, maze akamubaza ati umeze ute, kubera iki wagiye nyine bitunguranye, kubera iki wihuse? Lucas ati ntabwo nari meze neza, rero byabaye ngombwa ko rwose mpita ngenda. Umushiki we ati nizere ko nta cyabaye hagati yawe ndetse rwose na Liza. Naho rero Lucas ati yego rwose njye na Liza ibyanjye nabo byarangiye, Liza yarambeshye none nasanze ari umuhanzi, ubwo rero rwose ntabwo byashoboka, urabizi ko abakobwa bose bagiye bankunda ari uko bari bameze. Mushiki we ati wowe se ntabwo wabanje kumubeshya ko uri umworozi nyamara atari byo?
wumva se atari kimwe kimwe. Ikindi kandi Liza ntabwo rwose ukwiye kumutakaza. Liza yagukunze uri umworozi, agukunda yaramenye ko rwose utari we. Liza kandi ntabwo yigeze abikomeza kuba waramubeshye kuriya. Kuki se wowe wabikomeza kandi wataranigeze akubeshya? Kuko ibyo bintu ntabwo mwigeze mubiganiraho. Ikindi kandi ntabwo yari abizi nyine ko ibyo bintu byakubayeho. Abakobwa mwagiye mukundana bose babaga bagushakaho iterambere. Mushiki we akomeza amubwira ati narakubwiye ngo ibyishimo biza rimwe gusa, nubibona rero ntuzareke bigucika. Ntuzatume rwose Liza guca mu myanya y'intoki. Liza ni umukobwa mwiza kuri wowe. Liza kandi ntabwo ameze nk'abo bakobwa bandi. Icyo abandi bashakaga ntabwo aricyo Liza ashaka. Liza ni umukobwa witonda, turamuzi imyaka myinshi yashize. Umubuze rero rwose wabuhombye cyane. Ibyo rwose byikuremo, reka gutekereza ko yakubeshye cyangwa ko hari ikintu agushakaho. Nta na kimwe, kubera ko yagukunze atazi yuko uri umukire. Iyi nibura iyo yaba yaramenye ko uri umukire mbere, wari gutekereza ko ariyo mpamvu yagukunze, ariko ntabyo yari azi. Ubwo rero rwose wituma urukundo rw'ubuzima bwawe rugenda. Ibi bintu wazabyicuza ubuzima bwose. Lucas rero abwira mushiki we ati ngiye kubitekerezaho neza. Akomeza no kubitekerezaho, maze nyuma y'iminsi mike cyane agafata icyemezo nanone cyo kugaruka muri uyu mujyi mushiki we aba atuyemo. Abakigerayo maze akamubwira ati rero rwose sister wanjye, ndifuza nyine ko ibintu nakongera nkabishyira ku murongo na Liza, gusa ndibaza icyo gukora ntabwo nkizi. Lucas ati rero ngira inama y'icyo nakora kandi bikagenda neza. Umugabo wa mushiki we ati nta kindi nyine cyo gukora uretse kugenda nyine ukamusaba ko yazakubera umufasha. Mushiki we ati hoya, ntabwo byoroshye gutyo, kubera yuko uwo mukobwa muri kuvuga Lucas yamwitwayeho nabi. Ikintu cya mbere Lucas agomba kubanza gukora ni ukumusaba imbabazi, maze akamubwira ko rwose yamwitwayeho nabi ariko akeneye yuko amubabarira, kubera yuko Lucas yaramubabaje cyane. Lucas ati rero ibyo byose sinzi uko nabigenza kuko ntabwo namusanga iwabo. Ndamutse musanze iwabo nta nubwo rwose yamfungurira. Mushiki we ati n'ubundi ntabwo ari iwabo, ubu ngubu tuvugana ari kuri sene, ari gukina teatre ya Noheli. Lucas ahita avuga ati ahubwo nungutse igitekerezo. Ahita abona nyine ahantu haba hamanitse imyenda ya Père Noël, maze agahita avuga ati muntize iriya myenda ya Père Noël, ngomba kugenda nyine nkamusanga aho ari. Mushiki we ahita amubwira ati icyo gitekerezo ni ingenzi cyane, ndumva rwose ari byiza. Lucas rero ahita yambara nyine nka Père Noël maze agahita ajya kureba Liza. Liza we rero aba ahagaze kuri sene nyine, birumvikana bari gukina. Muri iyi sene rero baba barashyizemo nyine umuntu uzaza agakomanga nk'aho nyine aje gusura bano bantu kandi abazaniye impano kuri Noheli. Birumvikana iba ari teatre nyine bapanze. Liza rero aba ahagaze nyine imbere, maze umuntu akaza agakomanga. Ahita avuga ati haje nyine umushyitsi ku munsi wacu wa Noheli. Uyu muntu arinjira maze akababwira ko yaraje kubifuriza Noheli nziza, ndetse rwose yarabazaniye n'impano. Ahita yongera agasohoka. Ibyo byose ni biba bigize nyine iyi teatre baba barateganyije kuzakina. Naho rero hanze ho Lucas araza nyine yambaye imyenda ya Père Noël, maze agahita asanga Nathalie niwe uhagaze hanze. Nathalie rero afite agahinda kenshi, ari kwibaza ati kubera iki inkuru zose z'urukundo zikunze kurangira nabi. Murumuna wanjye rwose ntabwo yishimye, sinibaza impamvu rwose yabuze ibyishimo kuri uyu munsi. Lucas rero ahita abwira Nathalie rwose uri kwivugisha ariko avuga cyane. Lucas ahita amubwira ati njyewe rero Père Noël nje noneho guhindura nyine iryo herezo, nje gutuma inkuru zirangira neza. Inkuru yari kurangira nabi igomba kurangira neza uyu munsi. Nathalie yitegereza uyu mupere Noel, maze Lucas agahita akuramo nyine ikintu aba yambaye cy'ubwanwa n'ibisatsi
kugira ngo Natali amurebe isura. Natali ahita yishima cyane ati Lucas ni wowe uraje, ndishimye cyane, ugiye guhindura rwose umunsi wa murumuna wanjye, urakoze cyane kuba uje, ngwino ahubwo nkwereke. Ahita amujya imbere rero akajya kumwereka nyine aho baba bari kunyura binjira bajya kuri sene. Liza rero ajya kumva akumva undi muntu arakomanze, nyamara muri iyi sene ntabwo baba baramupanze uwo muntu ukomanga bwa kabiri. Gusa nyine nk'umukinnyi uba ubimenyereye ahita akomeza nyine akamera nk'aho ari gukina, ahita avuga ati n'undi muntu araje kuri uyu munsi wa Noheli, nawe rwose turamwakiriye nakomeza aze. Ajya kubona akabona hinjiye Père Noël. Atangaye ahita amubwira ati Père Noël, kuje hano ntabwo rwose twari tuzi yuko uri buze. Uyu munsi wagombaga kuba wagiye guha impano abana, kubera iki rero uri hano? Urumva nyine biba bibaye nk'aho bibiciye sene kubera ko nyine bataba baramushyizemo uyu mu Père Noël. Père Noël arahita ababwira ati yego abana ndabaha impano birumvikana, ariko hari n'undi muntu nshaka guha impano kandi y'umwihariko. Père Noël arahita akomeza avuga ati kandi nubwo ndi butange kado, ariko uyu munsi na Père Noël noneho akeneye ko rwose ari buhabwe kado. Bose rero baratangara, abantu bose baba bayobewe iyi sene noneho ukuntu yagenze. Père Noël arahita akuramo muri cya kigofero nyine kiba gifatanye n'ubwanwa, maze Liza agahita abona ni Lucas. Liza ahita amubwira ati Lucas uri hano? Naho Lucas agahita amubwira ati Liza ndakwinginze mbabarira, nahumishijwe rwose no gutekereza ko abakobwa bose bankurikiraho ubutunzi, maze bituma ntamenya Liza wa nyawe, ntamenya ko Liza ari umukobwa ucishije make, ari umukobwa kandi utajya ukururwa n'ibintu. Ibyo byose sinigeze mbimenya, ndakwinginze mbabarira. Ahita ashyira rero ivi hasi. Icyo gihe nta kintu kimwe Liza aba yari yavuga, maze agahita amubwira ati Liza ndagukunda cyane kandi ndagukunda birenze uko ubitekereza, wakwemera se yuko twazabana ubuziraherezo? Liza aba ari kwitegereza uyu musore, maze agahita amubwira ati ariko se wowe wasaze, ibintu uri kuvuga ni ibiki? Naho rero Lucas ati yego nasaze rwose kandi cyane, nasarishijwe no kugukunda. Lucas ati ubundi ubusazi bwa mbere ni ukuba naragiye kure yawe, ariko urukundo ngukunda ntabwo rwatuma njya kure yawe. Ndifuza rero ko ubuzima bwanjye bwose nazabubanamo nawe. Abari baje kureba iyi teatre baba bari gukoma mu mashyi menshi, kuko ibyari teatre biba byabaye noneho inkuru mpamo, mbese baba bari kwirebera inkuru y'urukundo imbere yabo, nyamara baba baje kureba nyine udusende bari bukine, ariko hano ho noneho biba ari ibintu bya nyabyo biri kubabera imbere. Liza ahita amubaza ati none se uzemera no kuza gutura hano ku bwanjye? Lucas ati cyane, ntabwo rwose naba kure yawe. Ahita akuramo rero ya mpeta umushiki we aba yaramuhaye, iba ari impeta y'igiciro kinini. Iyi mpeta iba ari impeta ihenze cyane, maze agahita abwira Liza ati wakwemera se ko nkwambika iyi mpeta y'ubudatandukana? Liza ati cyane, urabizi ko mu byifuzo nari mfite harimo ko rwose ku munsi wa Noheli ngomba kuzaba mfite Père Noël wanjye, none rero birakoretse, ndabyemeye rwose kandi ndagukunda. Ahita amuhereza ikiganza maze akamwambika impeta. Liza ahita amubwira ati ndagukunda cyane Lucas. Bahita barebana maze bagahoberana, amashyi akaba menshi cyane muri iyi sare iba irimo abantu baba baje gukurikira iyi teatre. Ku rundi ruhande rero John nawe aba ari muri iyi sare ndetse na Natali. Uyu mwana wa John rero aba yarebye ukuntu aba bombi bakundana, ubwo nyine ni Lucas na Liza, maze agakomeza areba papa we. Uyu mwana bahora yifuza ko nyine papa we yazabona umukunzi. Bajya gutaha rero bagasanga Natali nyine ahagaze ku muryango. John ahita abwira Natali ati Natali, rwose hari ikintu maze iminsi nshaka kukubwira. Ndashaka kugusaba imbabazi ko wa munsi nyine nabihije ibirori
mpora ntekereza ko ahari umunsi umwe dushobora kuzahura maze tugasangira ariko rwose utakindakariye. Nathalie ati sinkurakariye habe na gatoya. Naho John ati ikindi rero kintu nashakaga kukubwira ni uko kuva twiga naragukundaga kandi na n'ubu ndacyagukunda. Nathalie ati warankundaga n'ubu kandi biracyakurimo? John ati cyane. Naho rero Nathalie nawe ati nanjye nuko, nanjye nahereye kera ngukunda kandi na n'ubu ntabwo rwose njya ngukuraho ijisho. Baba bakivuga ibi maze wa mwana uba ameze nk'aho bahagaze hagati agahita afata ibiganza byabo akabihuza bahita bahoberana, maze John akabwira Nathalie ati ndagukunda cyane. Nathalie nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Baba bakiri guhoberana rero maze Lucas ndetse na Liza bakaba baraje nyine basohotse muri hantu baba bari kwambarira abantu bakina amateatre, bahita basanga aba bombi bari guhoberana maze bakishimira ko rwose aba nabo buri wese yabwiye undi ko amukunda. Bahita babwira rero bati felicitation kandi couple yanyu nayo turayishimiye cyane. Naho rero John ahita abwira Lucas ati ikindi kintu nanone nagira ngo nkubwire ko ya kontra nayo rwose nabyemeye ko tugomba gusinyana kontra. Lucas arishima cyane maze bagakorana nyine mu biganza na John. Lucas agahita yongera agahobera Liza ati ni ukuri uyu mujyi ni uw'umugisha kuri njyewe, ibintu byose ku munsi wa Noheli niho byuzurijwe. Ni ukuri uri umukunzi w'amahirwe, uri amahirwe y'ubuzima bwanjye kandi uri ibyishimo by'ubuzima bwanjye, dore niwo utumye byose bishoboka. Barongera bagahoberana maze bagasomana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.